Haleluya, haleluya, bakunzi b'umusaraba, ndabasuhukije mu izina rya Yesu Kristo, aho muherereye ku migabane itandukanye, bifurije amahoro y'Imana, abane namwe mu izina rya Yesu. Niba uri musha kuri Getsemani Channel, ikaze, njye banyita Jeanne d'Arc, ngaba nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Aho uri, reka duce bugufi, twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana yacu, Mwami w'ijuru n'isi, turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye ko waturinze, turagushimye kubw'urukundo wadukunze, byatumye utanga Yesu Kristo kugira ngo twebwe abanyabyaha babi twere gupfa, ahubwo ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Ndagushimye imbabazi wangiriye, ndagushimye imbabazi wagiriye mwene data, ndagushimye ko utemeye ko Satani atwishima hejuru, ahubwo uturokora urupfu rukomeye. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. None Uwiteka Mana yera, Mana itunganye muri byose no muri bose, duciye bugufi imbere yawe, wowe ushigwe hejuru, kwera kwawe kutubonekeho, utuminjagireho amaraso ya Yesu Kristo, imitima yacu itungane mu izina rya Yesu. Weretse ijambo ryawe tujye kumva, reka umwuka wawe wera azabane natwe, bana natwe rero, ungire umugende, mwamugeze amazi ku mitima isaraye, kandi abaguye umwuma niwe wabahaza, abafite inzara n'inyota byo kumva ijambo ryawe niweho wabahaza, sinjye wabahaza. Ndakwinginze rero ngwino uzubane natwe, ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe ari byo biganza. Mwami niwe dutegereje, gukira kwacu kuturuka kuri wowe. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze nizeye kuri bubane natwe. Urakoze Mana, amen, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu afite ubutwari bwo kubabarira umwana w'umuntu. Yesu afite ubutwari bwo kubabarira umwana w'umuntu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 9, umurongo wa mbere tugeze kuri 7. Umutwe w'amagambo uravuga ngo akiza ikirema gihetswe n'abane amaze kukibabarira ibyaha. Yikira mu bwato arambuka agera mu midugudu y'iwabo, bamuzanira ikirema kidwaye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranije, ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati, niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ni ukuvuga ndi ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ndi byuka ugende? Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati, byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana butyo. Amena. Imana ishimwe. Hano ni Yesu ngo akize ikirema gihetswe n'abantu 4. Ntabwo yagikijije gusa, naho icyo Yesu yakoze icya mbere ngo yarakibabariye. Ngo yababariye kino kirema, ngo amaze kukibabarira ibyaha bye byose, arangiza aravuga ati, none ndanagukijije. Sindakubabarira gusa, ahubwo ndanagukiza. Sindagukiza gusa, kandi kugukiza si byo bya mbere, ahubwo ndakubabarira, kuko icyanzanye mu isi ni ugukiza ubugingo bwawe. Icyanzanye mu isi ni ukubabarira abanyabyaha. Icyanzanye mu isi ni abagwayi. Ntabwo Yesu
yazanywe n'abazima, nshuti z'umusaraba. Ntabwo Yesu yazanywe n'abazima, ahubwo yazanywe n'abagwayi, kuko iyo usanga ngo muri iyi si hari harimo abazima, ntabwo Yesu abe yarapfuye, nta nubwo abe yaraje, ntabwo abe yarasize cya cyubahiro cye, ntabwo abe yarahagurutse kuri ya ndebe y'ibwami, ahubwo yabonye isi yuzuyemo abagwayi bakeneye muganga. Ni ukuvuga ngo yari yuzuyemo abanyabyaha, nta bakiranutsi bari barimo. Ntabwo Yesu ngo yazanywe n'abakiranutsi, ngo ahubwo yazanywe n'abanyabyaha. Imana yacu nishimwe. Umuririmbyi yavuze ngo ibyaha byanjye byose ngo Yesu yarabyikoreye, we nta cyaha yakoze, ahubwo ni njyewe yazize, ni wowe yazize, nshuti y'umusaraba. Umuririmbyi igitero cya mbere yavuze ngo ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, we atigeze gukora icyaha na kimwe, ngo ndamwegera ndasenga ngo ndi umunyabyaha. Umuririmbyi yavuze ati menye neza ko Yesu yaje mu isi aritanga, bamwambika umwenda w'urukozasoni, bamwambika urubindo, ni uguhisha ubwambure bwe. Bari bamushize ku musozi w'inyabihanga, bavuga ati dore wa wundi wiyitaga ngo umwami, ngo muze murebe, bamuseka bamucunaguza, ikanzu ye bayifindiraho. Ariko umuririmbyi yavuze ati Yesu burya ni njyewe, biriya byose ni njyewe wabikoreraga, ni njyewe wazize, nta cyaha na kimwe wakoze, ndemeye nanjye nciye bugufi, mwami Yesu mbabarira, nizeye ijambo ryawe ryiza ryo kumbwira yuko mbabariye. Haleluya. Nawe mwene data, bya bintu byawe, bya byaha ugenderamo, Yesu yiteguye kukubabarira. Guca bugufi ni ukwawe, Yesu yiteguye kuguha imbabazi, kuko yahawe ubutware bwo kubabarira umwana w'umuntu, yahawe ubutware mu ijuru no mu isi bwo kubabarira abanyabyaha. Umuririmbyi akomeza avuga ngo maze ngo ibinushya byose ngo ndabimukorera, ngo nta wundi utari Yesu wabyihanganira. Ibyo dukora nta wundi watwihanganira, bya byatugenderamo, za ngeso mbi tugenderamo, nta wundi watubabarira atari Yesu. Yesu niwe wakubabarira, nshuti y'umusaraba. Yesu niwe wagukiza, Yesu niwe waguha umutima mushya, Yesu niwe wenyine wagukiza ibyo byaha byawe. None rero mwemerere yinjire mu mutima wawe, aneshe ibyo byaha byawe, bya bindi wakiraniwemo akubabarire, bya bindi wakoze mu bwihisho akubabarire, bya bindi wakoze ku mugaragaro Yesu akubabarire. Yiteguye kukubabarira, kuko Yesu afite ubutwari n'ububasha ndetse n'ubushobozi ngo bwo kubabarira umwana w'umuntu, bwo kubabarira abanyabyaha. Imana yacu nishimye. Reka nongere mbasubire mu buno murongo wa 6. haravuga ngo ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Haleluya. Yesu yiteguye kukubabarira, nshuti y'umusaraba. Yesu yiteguye kuguha umutima mushya, Yesu yiteguye kongera kukugira icyaremwe gishya. Imana ishimwe. Nshuti y'umusaraba, Yesu afite ubushobozi, Yesu yahawe ubutware. Ibyo byaha byawe byere kukujyana muri rwa rwobo, were guhora wikoreye umutwaro, kandi hari uwakuruhura, kandi hari uwaguha amahoro, kandi hari uwaguha ibyishimo. Ni wowe kuza kuri Yesu. Yesu yarahamagaye abwira abantu barushye, abwira abantu baremerewe ngo nibaze abaruhure. Urarushye, uruhijwe n'ibyaha, urarushye, uruhijwe n'ibicumuro, urarushye, hari ibyaha byakubase. Yesu yiteguye kukweza, Yesu yiteguye kukubabarira, kuko Yesu apfa ku musaraba i Gologota nta kindi yazize,
yazize ibyaha byawe, yazize ibyaha byanjye. Intego ye yari iyo gucungura umwana w'umuntu. Intego y'Imana irema umuntu yari ari ukugira ngo ayobore ibiri mu isi, ngo abitware, abitegeke kandi anezerwe. Icyaha rero cyinjiye, wa munezero ukugwaho ku mwana w'umuntu, bibabaza Imana. Imana niyo yavuze ati sinakemera ko umuntu nabumbye yarimbuka, sinakemera ko umuntu naremeye imirimo myiza yarimbuka, ngo niko gutanga Yesu Kristo, niko gutanga wa mwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, aho kazaronge ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Yesu afite ubutware n'ubushobozi bwo kukubabarira ibyaha kandi akagukiza n'indwara. Reka twongereho umurongo dusanga muri Zaburi 103 umurongo wa 3. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. 4, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza bw'ikamba. Amena. Yesu niwe udukiza ibyaha, Yesu niwe udukiza indwara. Ntabwo Yesu akiza ibipfamatwi gusa, kuko arabikiza akanabibabarira. Ntabwo Yesu akiza abanyunyusa amaguru cyangwa se amaboko, ahubwo arabakiza, agakiza n'ibyaha byabo byose. Ngo niwe ngukiza gukiranirwa kwacu, niwe udukiza za ndwara, za kanseri, za diyabete. Umuntu uzakubwira ngo Yesu akiza indwara gusa, uzamuhunge. Uwo ni uw'isi, uwo ni bwenge bw'isi, uwo ni indamu mbi, uzamuhunge. Yesu ababarira ibyaha, yarangiza agakiza indwara. Ntabwo Yesu akiza indwara gusa, oya, akiza ibyaha, yarangiza agakiza n'indwara. Ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe, yarangiza agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Imana ishimwe. Nshuti y'umusaraba, Yesu arahamagara wowe urushe, wowe uremerewe. Ese uruhijwe n'ibyaha, uruhijwe n'ubusinzi, uruhije n'ubusambanyi, uruhijwe na ya mirimo mibi ya kamere, bya bindi ukora mu rwihisho, bya bindi ukora bose babireba. Imana irashaka yuko uca bugufi, yiteguye kukubabarira. Iravugana nawe iti dore natanze Yesu Kristo ngo akubere umucunguzi, ngo akubere umukiza, ngo akubohore, were kuzapfa urupfu rwa kabiri, were kuzapfa urupfu rubi, ngo ahuka agucungure uzabe mu ijuru, uzabane nawe kuri ya ndebe y'icyubahiro. Icyo ni cy'Imana irimo kuguhamagarira. Ngwino, ngwino ku birenge bya Yesu. Yesu yiteguye kukweza, Yesu yiteguye kugutunganya, Yesu yiteguye kuguha umutima mushya. Yewe wowe uruhijwe n'ibyaha, yewe wowe uruhijwe n'amagambo, yewe wowe uruhijwe n'ububeshi, yewe wowe uruhijwe n'indamu mbi, yewe wowe uruhijwe na bya byaha byawe, kingura umutima, umwami Yesu yinjire, umwemerere yinjire, anesha ibyaha byawe, bya bindi bikuruhije, bya bindi nawe wowe uzi bwawe. Emerera Yesu aze abitsembeho, aze agukize, aze akubohore. Imana y'amahoro nishimye ngo Yesu yahawe ubutware bwo kubabarira umwana w'umuntu ibyaha. Ntabwo yahawe ubutware bwo gukiza kanseri gusa, ahubwo ngo no kubabarira ibyaha. Imana ishimwe. Bene data, Yesu afite ubushobozi
bwo kureba mu mutima wanjye. Yesu afite ubushobozi bwo kureba mu mutima wawe, bya bindi bidatunganye arabibona, bya bindi ukora munsi y'ikiringiti arabibona, bya bindi ukora ujimije amatara arabibona, bya bindi ukora umwami Yesu arabibona. Ibyo byose umwami Yesu arabibona, haba ari ibyo ukora izuba riri kuva Yesu arabibona, haba ari ibyo ukora mu ijoro ibyo nabyo arabibona. Dore icyo Yesu ashaka ngo ni ukugukiza ibyaha byawe byose, bya bindi wakiraniwemo, bya bindi ukora ndazi, bya bindi ugenderamo ndazi, bya bindi uvuga, bya bindi ureba. Yesu arimo kuguhamagara ngo ngwino, ngwino akuruhure, ngwino aguha amahoro. Dore yuko Yesaya yanditse ngo ndi amahoro y'umunyabyaha, ngo ni ko Uwiteka avuga. Ariko Yesu yiteguye guha umunyabyaha amahoro, nareka ingeso ze, nava mu bidatunganye, Yesu yiteguye kumuha amahoro. Imana ishimwe. Mwene data, nasoza mvuga ndi ngwino ku birenge bya Yesu, ngwino Yesu akweze, ngwino Yesu agutunganye, ngwino Yesu akubohore. Fatanya n'uyu muririmbyi yavuze ngo ibyaha byanjye byose ngo Yesu yarabyikoreye, we nta cyaha na kimwe yigeze akora. Yesu arashaka kukweza, Yesu arashaka kukubohora, Yesu arashaka kugutunganya. Kandi ukingure umutima wawe, umwemerere yinjire muri wowe, aneshe atsembe ibyo byaha byawe, bya bindi byakunaniye kurekura, bya bindi bikugora. Wemerere Yesu yinjiye mu mutima wawe, abineshe mu izina rye ryera. Nanone nifuza gufungira ku ijambo riri muri Matayo igice cya 11 umurongo 28. Hano ngo Yesu yari arimo guhamagara abananiwe n'abaremerewe ngo abakize. Nawe arimo kuguhamagara, ngwino ku birenge bya Yesu. Erega ku birenge bya Yesu niho dukirira. Mariya na Marita bari abakobwa bavukana, kandi ngo Mariya yikundaga kwibera ku birenge bya Yesu, ngo yumva amagambo ya Yesu, yumva amagambo y'ubugingo, akiza umutima we, amubohora. Iyo turi imbere ya Yesu ntabwo tuhapfira, iyo turi imbere ya Yesu turahakirira, dukira indwara zo mu mwuka, aribyo bya byaha byacu, aribyo bya bicumuro byacu, twarangiza tukahakirira n'indwara z'umubiri. Niba urwaye kanseri, izere na Yesu, ibyo nabyo yabishobora. Yesu ukiza ibyaha niwe wananirwa kukukiza kanseri. Ngo yababariye kino kirema ngo cyari gihetswe n'abantu 4, ngo icyo nicyo cya mbere yakoze, yabanje ababarira kino kirema, arangije aravuga ngo ikorere ingobyi yawe utahe. Ngo nacyo ngo cyikorera ingobyi ye, yikorera uburiri bwe, yikora ya matera yaryamagaho ku munsi ku wundi, akayiriraho, akayikoreraho byose. Nawe za ndwara zawe Yesu yiteguye kuzigukiza, ariko icya mbere Yesu ashaka ni umutima wawe. Yiteguye kukubabarira ibyaha, yarangiza akagukiza izo ndwara zose. Ngo Yesu ahamagara abananiwe n'abaremerewe. Ese mwene data, ndi waba unaniwe? Ndi waba uremerewe? Uruhijwe n'ibyaha, uruhije n'uburwayi bw'umubiri? Ariko cyane cyane Yesu arashaka kugucungura, agacungura ubugingo bwawe bwere kujya muri rwa rwobo, yarangiza akagukiza indwara zawe zose. Yesu mwemerere, mwizere kandi umwiringire, kuko abasha gukiza abageragezwa bose. Imana ishimwe. Reka dusome iryo jambo, Matayo 11 umurongo wa 29 kugeza kuri 30. Haravuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kungorera
utaruhije, n'umutwaro wanjye nduremerewe. Amena. Umutwaro wa Yesu ntabwo uremereye, kandi kumukorera ntabwo biruhije. Ni ukuvuga Yesu ndahari, Yesu ndaje, ndemeye, narakiraniwe, nakoze ibyangwa n'amaso yawe, naragusuzuguye, nigize icyigenge, ariko guhera uyu munsi ndaje Mwami, mfashe ingamba, ndahindukiye. Unyemere nubwo ndi umunyabyaha, wakire ubugingo bwanjye, umurike mu mutima wanjye, hahandi hatabona, hahandi hacuze umwijima, aho umurike, unyeze, uminjagireho amaraso ya Yesu. Nuvuga utyo, Yesu arakubabarira. Numukingura mu mutima wawe, ukamwinjiza muri wowe, aranesha bya byaha byawe byose, akubabarire za ngeso zawe zose, bya bindi wakiraniwemo. Mwibuke ko twasomye ijambo muri Zaburi 103 ku murongo wa 3 ngo niwe ubabarira ibyo wakiraniwemo byose, agakiza indwara zawe. None na hano muri Matayo, Yesu ahamagara abananiwe, babandi baruhijwe n'ibyaha, babandi baruhijwe n'ubugwayi, babandi baruhijwe n'ibigeragezo. Abananiwe arabahamagara, ngo n'abaremerewe, ngo kandi yifuza kubanezeza, yifuza kubaha amahoro, ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, ngo nimuze musange ndabaruhura. Yesu arashaka kukuruhura kandi ngo umwigireho. Nta wundi mwigisha wacu, nta wundi watwigisha kubaha Imana, nta wundi watwigisha kuganduka, nta wundi watwigisha kumvira, nta wundi wadukiza agasuzuguro, ni Yesu wenyine gusa. Emera umwinjize mu mutima wawe, atahe, aneshe, yeze rwa rusengero rwo mu mutima, yeze urusengero rwawe, yeze umutima wawe, akubohore, akuvugutire, agucure, ingamba zikuvemo, uhinduke ube icyaremwe gishya. Yesu yiteguye kuguha amahoro ngo yo mu mutima, yiteguye kuguha amahoro yo mu mutima, kuko yavuze ngo ndabaha uburuhukiro mu mitima yanyu. Bene data, ni amahoro y'umunyabyaha, ni amahoro y'umusambanyi, ni amahoro y'umuhehesi, ni amahoro y'umuntu wiba, umuntu ubesha, umuntu ukora ibijyanwa n'amaso y'Uwiteka. Ni amahoro. Ariko niwemera ugaca bugufi imbere y'Imana, Imana irakubabarira ibyo wagendemo byose, iracungura ubugingo bwawe kandi irakugirira neza. Aho uri rero uca bugufi. Ijambo ry'uno munsi ryavuga ngo Yesu afite ubutwari bwo kubabarira abantu ibyaha. Yesu yiteguye kukubabarira, nshuti y'umusaraba. Emera guca bugufi munsi y'umusaraba, kandi munsi y'umusaraba uturemo iteka. Amen. Kuko nutura munsi y'umusaraba, ntabwo ubusambanyi buzagusanga uri munsi y'umusaraba wa Yesu, ntabwo vino izagusanga munsi y'umusaraba wa Yesu. Burya duhura n'ibyaha twavuye mu musaraba wa Yesu. Ndakwifuriza kuba munsi y'umusaraba wa Yesu. Aho iyo turi mu musaraba wa Yesu niho duturiza iteka, tukumva turatekanye, tukumva amahoro y'umutima, tukagira ibyishimo. Nubwo twaba turi mu bigeragezo, tukishima tukanezererwa, ab'isi bakibaza ibyacu bikabayobera, kuko ntibabihishurirwa. Iyo ndacyaha kiri mu muntu aba afite amahoro. Nubwo bavuga ngo baramusohora mu nzu, ariko Yesu umurimo aramuhaza. Kandi Yesu ntabwo azemera ko indore zazo zikozwa n'isoni. Ntabwo Yesu azemera ko umwana wayo yandagara ku karubanda. Yesu rero yemeye kukwakira, wowe wasubiye inyuma, aca bugufi, wowe utarakira Kristo n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ca bugufi. Yesu yiteguye kuguha amahoro. Yesu akiza ibirema. Niba ugira ikibazo cy'umutima, Yesu yiteguye kugukiza. Ariko icya mbere, ca bugufi akubabarira ibyaha.
niba ugira ikibazo cy'impyiko Yesu yiteguye kugukiza, niba ufite diyabete izere Yesu aragukiza, kanseri aragukiza, yemwe Yesu akiza n'abarwayi ba sida. Nganzwe gukiza umuntu impyiko, gukiza umuntu umutima, ibihaha, gukiza umuntu igifu, ibyo ntabwo byananira Yesu. Yesu ukiza abantu banyunyuse amaguru ntabwo yananirwa gukiza umutima wawe cyangwa se igifu cyawe. Niba ufite ibibazo by'umubiri Yesu yiteguye kugukiza. Wowe ca bugufi ubwire Yesu uti mwami Yesu, ndi imbere yawe, ndi umwana muto, narakiraniwe, ngora ibyanywa n'amaso yawe, sinakumvira, nigira icyigenge, ndigomeka, ndeshuka amategeko n'amateka yawe, sinumvira ibyanditswe byera, suzugura umwuka. Mwami Yesu mbabarire, nemeye guca bugufi, nginguye umutima wanjye, ngwino uze uneshe ibyaha byanjye byose, nurangiza wibere mu mutima wanjye, kuko umutima wanjye ni urusengero rwawe kandi wararucunguye. Ngwino uzubane nanjye, nizeye ko ungijije ibyaha byanjye byose, mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze, amen. Niba unafite n'uburwayi uvuga ati weretse n'uburwayi bwanjye, ubwature, wizere Yesu, Yesu aragukiza, kuko Yesu yahawe ubutwari bwo kubabarira umwana w'umuntu, kandi Yesu yahawe ubutwari mu ijuru no mu isi bwo gukiza abarwayi, bwo gukiza ababembe. Byose Yesu arabishoboye. Ca bugufi aho uri, twubahe Imana dusenge, kandi wizere muri iryo sengesho, wizere ko Uwiteka ashoboye byose. Mwami Yesu, ndagushimye, ndaguhimbaje, ndagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza, ijambo ryawe ry'ihumure, ijambo ryawe ryo kutubwira ko witeguye kwakira imitima yacu uko turi kose. Weretse uyu mwene data uciye bugufi imbere yawe, ndakwinginze umweze umutunganye muri bya bindi yakiraniwe, muri bya bindi atagenze neza, umubabarire ibyaha bye n'ibicumuro bye, umubohore, umukize ikibi, umukize mu izina ryawe Yesu Kristo. Kandi mwami umubabarire ibyaha bye byose, umubabarire ibicumuro bye byose, aho yakiraniwe hose umweze umutunganye. Mana ndanakwinginze uyu nawe ugwaye umukize indwara ze zose mu izina rya Yesu. Ubugingo bwe uburinde, ubugingo bwe ubukomereho, amaraso yawe amubeho mu izina rya Yesu. Winjire mu mutima we, uneshe ibyaha bye byose, utsembe mu izina ryawe Yesu. Watubwiye ngo yemwe abarushe n'abaremerewe ngo nimuze ndabaruhura. Mana ndakwinginze gira neza mwene data, mwene data umuruhure, mwene data umuha amahoro, mwene data umugirire neza mu izina ryawe Yesu. Ndakwinginze murengere, ndakwinginze mufashe muri bya bindi bimugora, muri bya bindi bimushavuza, muri bya bindi bimuremereza. Ndakwinginze umugire neza, musabiye amahoro, musabiye ibyishimo, musabiye gukira, musabiye kubohoka. Umugisha wawe umubeho, gukira kumubeho, kurengerwa kwawe kuganze kuri we. Umukize cyane cyane ubugingo, uburinde bwere kumanuka muri rwa rwobo, aho kumucungure, kuko niwo mukiza afite, niwo mutabaza afite. Ndagushimye kubwire neza ubwoko bwawe, ndagushimye kubw'imitima ubohoye, ndagushimye kubw'imitima ugarutseho. Izina ryawe nirishimwe, niko nsenze nizeye mu iteka ryose, amen, amen.